Ni Mutesi Scovia rero, ni Mutesi Scovia, uyu yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu, uyu avukira mu mujyi wa Kigali, ubu rero ni naho aba, uyu akorera ikinyamakuru Mama Urwa Gasabo, Mama Urwa Gasabo kabisa, ni ikinyamakuru gikorera kuri YouTube, wamubona kabisa. Kanongere nguhe ikaze, ni New Lines Rwanda, njye ndi Emmanuel nk'ibisanzwe, murabizi ko ari ya makuru y'abasitari n'ibyamamare muri rusange. Rero tugiye kurebera hamwe Mutesi Scovia kabisa, murabizi ko ari umunyamakuru kabisa ubu ngubu ukomeye cyane mu Rwanda ndetse no muri Afurika, aho ahatanira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye. Uyu rero Mutesi Scovia cyangwa se uzwi nka Mama Urwa Gasabo, rero ni umunyamakuru Mutesi Scovia uzwi cyane cyane nka Mama Urwa Gasabo mu nkuru za politiki no kuvugisha ukuri. Yatangaje ko impamvu yahisemo gukora itangazamakuru ari wo murongo yihitiyemo. Umunyamakuru rero Mutesi Scovia uzwi kuri YouTube ku mazina ya Mama Urwa Gasabo TV, ndetse akaba azwiho gusesengura byimbitse inkuru zitandukanye, haba mu miyoborere, ubukungu, ubutabera ndetse n'izindi. Rero uyu asanzwe akora ibiganiro byinshi binyuranye. Yatangaje impamvu yahisemo gukora itangazamakuru muri uyu mujyo. Rero mu kiganiro twagiranye nawe live, Scovia yasobanuye ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'ibihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, buri umunyarwenya wese yari ari gutanga ubufasha uko ashoboye kugira ngo igihugu cy'u Rwanda cyongere kirabagirane. Rero ku bw'ibyo nawe yahisemo gukora itangazamakuru muri uwo mujyo kugira ngo avuganire abaturage ndetse atange umusanzu we mu kubaka u Rwanda. Akaba rero yarakomeje avuga ko akunda ukuri kandi akunda kuvugira abaturage, ari nako yemeza ko nubwo abantu bamufata nk'umwihazi bitewe n'ibiganiro akora, ariko ko we ntacyo umutima we umushinja, ahubwo icyangombwa ari uko aba avugira cyangwa se avugisha ukuri kandi atanze n'umusanzu we kandi atabangamiye n'amategeko. Ati rero bamwe babifata nko kwihara, ariko iyo utarenze ku mategeko ndetse n'amahame y'itangazamakuru nta kibazo kiba kibirimo. Impamvu rero bamwe babitinya ni uko baba bashaka kurenga ku mategeko, kandi ahanini ikintu gishobora kuba kitabuzwa n'amategeko kandi abantu bashaka kucyumva, aho rero biba ari ahawe. Ati rero biba ari ahawe ho gukoresha umutimanama wawe. Kuri iyi mpamvu rero akaba yaraboneyeho guhamagarira abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda, by'umwihariko abiga itangazamakuru, gukunda itangazamakuru kabisa, bagatanga umusanzu wabo ku gihugu. Mutesi Scovia rero uyu mugore usigaye ari umuyobozi w'inama y'ubutegetsi y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura cyangwa se RMC, ndetse akaba ari we washinze ikinyamakuru Mama Urwa Gasabo. Uyu rero yemeje ko nawe burya nawe amaze kumenyekana. Rero ni Mutesi Scovia rero hari ibyo yatangaje, avuga ko we akiri umwana
nta ntumbero y'iby'itangazamakuru yari afite, ahubwo yumvaga azaba umuganga mu bijyanye n'imitekerereze. Ati numvaga radiyo nk'abandi bose ariko ntazi ko nzaba umunyamakuru. Ati numvaga ahubwo nzaba umuganga uvura ibijyanye n'imitekerereze. Rero uyu mugore uvuga ko atajya ava ku izima ku buryo abaye n'inyeshyamba ati adashobora kwemera imishyikirano. Yavuze ko kuba umugore ukora itangazamakuru ariko ikintu kigoye cyane. Ati ikintu cya mbere kiba kigoye nubwo gukora akazi twese tuba tungana. Ati biragoye kugenda nijoro uri umugore. Ni amagambo rero ya Mutesi Scovia. Yavuze ko kandi hari igihe byigeze kuba ngombwa ko ajya mu kazi hanze y'u Rwanda agasigira umugabo we uruhinja rutoya. Ati urumva rero ko biba bigoye kuba wakora aka kazi uri umugore. Mutesi Scovia rero avuga ko kwamamara ari byiza mu buzima busanzwe kuko hari byinshi bifasha, ariko hari n'abo biba cyangwa se bibera imbogamizi. Ibyo byose urumva ko ni ibyo agenda agarukaho. Rero uyu mugore uvuga ko asengera mu Baporoso, avuga ko atarwanya abasitari cyangwa kuba umuntu yagira abamurindira umutekano, ariko umuntu akwiriye kubanza agasuzuma niba koko uburyo ari kubikoramo bikwiye. Ni Mutesi Scovia rero ugenda abagira inama. Uyu rero amenyeweho kugira inama urubyiruko ndetse kuvuganira abaturage muri rusange. Ni Mutesi Scovia. N'amakuru yandi ukeneye wanyandikira muri comment kugira ngo njye nkuvira imuzi n'imuzingo ku bandi basitari bagiye batandukanye, kugira ngo dusobanukirwe uko bateye n'imiterere ya muntu. Ciao ciao rero, njye ndi Emmanuel. Kora subscribe niba utarayikora.